dusangire ijambo ry'Imana. Dushimiye n'abayobozi baduhaye ikaze kugira ngo tubagezeho ijambo ry'Imana. Mwese rero abo tugiye gusangira ijambo ry'Imana aho muri, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero nubundi dukomeze tureba rya jambo tumaze iminsi twiga rivuga ku minsi y'imperuka. Twagiye dusoma aho ryanditse, twasomye mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 17, dusoma muri Yoweri ibice 3 umurongo wa 1, dusoma n'ahandi hirya no hino muri Bibiliya. Tubona iminsi y'imperuka ko igoye. Bibiliya iravuga ngo bizaba ari ibihe birushya, ibihe bigoye. Niko Paulo yabyandikiye Timoteyo ariya mu rwandiko rwa 2 yandikiye Timoteyo ibice 3 umurongo wa 1 ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Twabonye ko iminsi y'imperuka bisobanuye igihe cya Mesiya ariho yagombaga gutangirira. Yesu avuka ibihe by'imperuka byari bitangiye, yabikuriyemo igihe yavugaga ubutumwa yari abirimo, ndetse abayuda baramugambanira, hanyuma apfira ku musaraba, ariko arazuka. Imana ishimwe. Uyu munsi ndagira ngo rero turakomeza dusangire iryo jambo ritubwira ko turi mu bihe by'iminsi y'imperuka, ariko turareba uko icyo umukristo yakora kugira ngo adatsindwa n'ibi bihe by'iminsi y'imperuka, abashe gukomeza urugendo rwe rujya mu ijuru. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana tudatinze, turebe mu rwandiko Paulo yandikiye Abikorino urwa mbere igice cya 10, urwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 10 umurongo wa 11. Haranditswe ngo ibyo byababereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasoreweho n'imperuka y'ibihe. Amen. Iri jambo tumaze gusoma ni ijambo Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto, babwira uburyo bakwiye gufata ibyabaye ku Bisirayeli bikabera icyitegererezo, bakagira imibanire myiza n'Imana. Hariya mu Bakorino hatubwiye ngo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore. Akabarore ni ijambo rigaruka kabiri hano muri iki gice cya 10, ndetse no muri iki gitabo cy'Abakorino, muri urwandiko rw'Abakorino. Ariko muri Bibiliya yose ni ijambo riboneka inshuro 6. Inshuro zigeze kuri 2 ryabwiraga ubwoko bwa Isirayeli, Samariya na Yerusalemu, ko kubera kwitwara nabi igihe kizagera bagahura n'ibibazo bakaba kabarore. Hanyuma ahandi inshuro 2 tubona akabarore karabaye ku mujyi wa Sodomu na Gomora, kubera ko bakoraga icyaha cy'ubutinganyi cyane. Imana byarayirakaje, hanyuma ibagira akabarore. Babaye akabarore gute rero? Umujyi warahiye, abantu bose bahiramo, usibye Loti n'abakobwa be barokotse uwo muriro. Umugore we wa Loti akagwa mu nzira, ariko bose barahiye, ibintu byose bihiramo, kubera ko Imana yashaka kubagira akabarore. Hano rero ahangaha ni Abisirayeli nanone bari mu rugendo bava mu Egiputa bataha i Kanani. Hano Bibiliya itangira itubwira neza yuko Imana yabahaye kunywa ku gitare, aricyo Kristo, ibaha n'ibyo kurya bivuye mu ijuru. Ibyo bintu byari bikomeye, ngo ariko nubwo banyweye ku mazi yavaga mu gitare, bakarya n'ibyo kurya bivuye mu ijuru, abatarayumviye abo ngabo abenshi muri w'Imana ntiyabashimye. Nicyo cyatumye barimbukira hehe? Mu butayu. Ngo ariko ibyo byatubereho kugira ngo bitubere akabarore twebwe abo muri no minsi ya none. Muri iyi minsi rero twebwe mu minsi y'imperuka natwe tugomba kwirinda cyane uko twitwara. Hari ibyaha 4 ahangaha byatumye aba bantu b'abakabarore bo
b'Abisirayeli bava mu Egiputa. Ibyo byaha bine, icya mbere ni ugusenga ibigirwamana cyangwa ibishushanyo. Iki cyaha cyo gusenga ibigirwamana ni icyaha cyo gufata Imana ukayibangikana n'ikindi kintu ukagishyira mu mwanya w'Imana, noneho akaba ari cyo wita Imana. Ni ukuvuga ngo ibyo bibabaza Imana. Abantu iyo bamaze kwimura Imana mu mitima yabo bakagira ibindi bintu bimika, bashobora kwimika ubutunzi, amafaranga, ashobora kwimika icyubahiro, ashobora kwimika uburanga, ashobora kwimika famiye yavukamo cyangwa agace avukamo, ashobora kwimika imodoka ye nziza ikaba ikigirwamana, ashobora kwimika inzu ye, ashobora kwimika imyenda ye cyangwa telefone, ikintu wagira ikigirwamana kigasimbura Imana. Ibyo bibabaza Imana, bikarakaza Imana. Ngo abantu rero basengaga ibigirwamana barangiza bakarya n'intonorano. Ni ukuvuga ngo rero bamara kurya intonorano bagakina. Bamara gukina rero, gukina bivuza ubusambanyi mu yandi magambo. Icyaha cya kabiri rero kibabaza Imana cyane ni ubusambanyi. Hanyuma bamara gusambana, hanyuma bakagerageza Imana. Icyo ni icya gatatu, kugerageza Imana. Abantu bagerageza Imana. Ababisirayeli bagerageje Imana birayibabaza. Icyaha cya kane ni ukwivuvuta, barivuvuta. Ibi byaha bine rero nibyo byatumye barimbukira mu butayu, ngo noneho ngo ibagira Kabarore. Ibagira Kabarore hariya ku murongo wa 6. Hanyuma ku murongo wa 11 rero Bibiliya yavuze ngo ibyo byababereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasoreho n'imperuka y'ibihe. Iyo ibihe bihindutse burya abantu nabo bahindura uburyo. Murabona muri iki gihe muri iki gihe cy'icyorezo abantu bahinduye uburyo babaho. Nta muntu usohoka adafite agapfukamunwa, umuntu agomba gukaraba kenshi, gusuzanya byarashize no guhoberana. Byatewe n'iki? Nuko haje igihe kibi kirimo icyorezo. Abantu bahinduye uburyo rero. N'ibihe bisanzwe igihe kijya gihinduka. Hakaba igihe cy'izuba, hakaba n'igihe cy'imbeho. Iyo ari igihe cy'ubushyuhe, igipimo cy'ubushyuhe cyazamutse, temperature yazamutse, abantu bafite uko bambara. Iyo ubukonje bwamanutse bukaba bwinshi, nanone abantu bafite uko bambara. Mu gihe cy'ubukonje mu bihugu bikonja, wibeshye ugasohoka utambaye nk'umuntu wo mu gihe cy'ubukonje, ushobora kugera hanze ukakonja, ukuma, ugapfa. Mu gihe cy'ubushyuhe bwinshi cyane nabwo ugomba kunywa amazi menshi kugira ngo amazi atagushirana. Hano rero Bibiliya tubwiye ngo turi mu minsi y'imperuka. Ni ukuvuga ngo ibihe turimo ni ibihe bigoye, ni ibihe biruhije. Ku munsi wa mbere ari wo munsi wa 4 twaberetse ifoto yo mu minsi y'imperuka tubona mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo ibice 3 hereye ku murongo wa mbere, uko abantu bazaba bameze. Abantu bibona, birarira, indashima, badakunda n'ababo, kugeza igihe Paulo yabwiye Timoteyo ngo bameze batyo ujye ubatera umugongo. Ibyo nibyo bihe turimo. Ibi bihe turimo rero ni ibihe biteye ubwoba, ni ibihe bigoye, ni ibihe binaniza abagenzi, bije kurushya abantu b'Imana, ndetse ni ibihe bituma abantu benshi basubira inyuma, kandi ibihe birangwa n'ubuyobe. Igihe cy'iminsi y'imperuka ni igihe cyo gukora kwa Antikristo. Nusoma mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 18, Antikristo rero uko akora azana ubuyobe. Icya kabiri, arwanya Kristo, kuko niryo zina ryayivuga ni Antikristo. Anti bisobanuye urwanya cyangwa uwanga, contre, against. Ni ukuvuga ngo uyu muntu urwanya Kristo, ni ukuvuga ngo agerageza kurwanya imirimo ya Kristo, akarwanya abakristo, akarwanya imirimo y'Imana, akarwanya ibikorwa by'Imana, akagerageza kukura abakristo kuri Kristo akabajyana kuri Satani. Ni ukuvuga ngo rero niyo mirimo ye. Ni igihe kigoye rero. Ikindi ni igihe cy'ubuyobe. Ni igihe cy'ubuyobe, abantu bahabwa inyigisho z'ubuyobe. Satani kina akora cyane cyane muri iki gihe ni ukuzana inyigisho z'ubuyobe, kandi turabizi neza Satani ntashobora kwita icyaha ko atari icyaha. Ntabwo ashobora kuvuga ngo ubusambanyi si ubusambanyi, ahubwo dore ukuntu ayobya abantu. Aravuga ngo bikore ntacyo uzihana. Ntashobora kuvuga ko kwiba ari bibi, atari icyaha, Imana yabiciye akarongo. Arakubwira ngo ni ukwirwanaho, ni ukwiyaranja, dore n'abandi barakize, nawe ibukire.
ni ukuvuga ngo ni uko akora, agerageza kugoreka ikuri kw'ijambo ry'Imana. Muri iki gihe rero ubuyobe buragwiriye, ijambo ry'Imana arisobanura mu bundi buryo, kandi antikristo ni muri ubwo buryo akora. Yego afite n'ibindi byinshi akora birwanya abera b'Imana. Ubwo rero ari ibihe birushya, nk'uko twabivuze mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 3:1. Umukristo yakora iki? Umukristo yakora iki muri iki gihe cy'ibihe icy'iminsi y'imperuka, mu bihe birushya? Ndagira ngo dore bimwe mu byo umukristo yakora kugira ngo aneshe iminsi y'imperuka. Icya mbere, kuba inshuti cyane y'Imana. Ni ukubaka ubucuti cyane n'Imana, ukabana n'Imana cyane. Niwubaka ubucuti n'Imana cyane, uzabasha gutambuka iminsi y'imperuka uyitsinde. Ubucuti rero burya ntabwo buza umunsi umwe. Bibiliya yerekana ko ubucuti bwubakwa, ariko n'Abanyarwanda nabo barabivuga. Baravuga ngo ifuni ibagara ubucuti ni iki? Ni akarenge. Ni ukuvuga ngo abantu barasurana iyo ari inshuti, barahamagarana, barasangira, baraganira, barakundana, bagerageza gufashanya, bagerageza kubaka ubucuti bwabo bakabukomeza. Kera, mu bihe bya kera, baranywanaga, bakanywana, bagahana n'igihango, bakavuga ngo ntihazagire uhemukira undi, n'abana bo bakazakundana. Imana rero nayo ishaka ko twubaka ubucuti, tugasangira nayo. Icyo gihe ni cya gihe twegera ameza y'umwami, twiri ku rupfu rw'umwami. Ni cya gihe dusenga. Ni ukuvuga ngo mu gusenga tuba tuvugana n'Imana. Ubundi mu ntwaro 7 tugomba kurwanisha Satani mu ntambara y'umwuka, intambara y'umwuka, combat spirituel. Mu ntambara y'umwuka harimo intwaro 7 twitwaza. Bahera ku kuri, ku gukiranuka, agakiza, kugira ijambo ry'Imana ariyo nkota, kwizera nk'icyuma gikingira igituza, ubutumwa bwiza nk'inkweto. Ibyo bintu uko ari 7 bisoza harimo no gusenga, tugasengesha uburyo bwose bwo gusenga. Gusenga rero ni ikintu cyubaka ubucuti hagati y'umuntu n'Imana. Umukristo udasenga, umuyoboro umuhuza n'Imana uba waracitse. Ariko iyo usenga, umeze nk'umuntu, nk'umugozi uyu nguyu wa televiziyo cyangwa wa telefone basharirijaho, bakonekise muri prise hariya ku mashanyarazi. Ni ukuvuga ngo mu buryo bwiza ni ukwicomekaho, ni ukuvuga ngo ni ukwishyiraho. Mu cyongereza bavuga plug-in. Ni ukuvuga ngo ubutewemo, ubushyizwemo, ni ukuvuga ngo uba winjijwemo. Iyo rero uri gusenga winjizwa mu Mana, hari indi dimension, hari undi rwego ujyamo, hari undi buryo winjiramo, hari ahandi hantu ujya. Haleluya. Iyo rero usenga uba wubatse ku bucuti nande n'Imana. Kandi mu gihe usenga, ibihe by'imperuka hari izindi mbaraga uhabwa zo kurwana nabyo ukabinesha. Ibije kukurwanya ubu bimenya mbere. Imana irabiguhishira kuko wabaye inshuti yayo. Ni ukuvuga ngo rero iyo wasenze ugasenga, Imana iguha izindi mbaraga. Imana iguha izindi mbaraga. Hari ijambo abantu bakunda kuvuga ngo umuntu afite amavuta. Iyo wasenze amavuta ariyongera. Imbaraga z'ijambo ziraza, imbaraga z'umwuka wera ziramanuka, agakiza kariyongera muri wowe kuko wasenze. Rega gusenga hari condition, hari amabwiriza abigenga. Icyambere, ntushobora gusenga neza utihari. Iyo usenga urihana, iyo usenga urababarira, iyo usenga urakunda. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byitwa gusenga, uwo murimo uratwubaka neza, ugatuma ubuzima bwacu buba hafi y'Imana, maze bikabyara kuba inshuti y'Imana. Iyo umuntu arera inshuti y'Imana biramufasha. Ikindi mu kubaka ubucuti bw'Imana ni ukugerageza kuba ufite ubumwe n'Imana, uri ubusabane bwawe butangirika. Hari ibintu rero wagombye gukora, ugomba kugira icyo kintu cy'ubusabane, fellowship. Ni ukuvuga ngo ugomba kugeza igihe uba inshuti y'Imana, ukajya uganira nayo, ukajya uyibwira amagambo meza yo kuyihendahenda, yo kuyibwira gukomera kwayo. Kenshi dukora amakosa, dukunda kujya imbere y'Imana tuyisaba gusa, tuyibwira ngo nkize indwara, mp'ibyo kurya, mpa amafaranga, nyishyurira ideni, ngirira gutya na gutya. Ariko hari n'ibindi bintu tugomba gukorera Imana. Tugomba kugenda tuyibwira ngo uri mwiza Mana, nta yindi muhwanye, uri uwera, ushoboye byose, urankunda,
nanjye ndagukunda Yesu, uri mwiza, uri amahoro yanjye, uri agakiza kanjye, uri ibyiringiro byanjye, ni wowe iyo ataba ari wowe simba nkiriho. Ayo magambo Imana irayakunda. Ariko kenshi dore ibintu duhata Imana, tuyibwira ibibazo byacu, amaganya yacu, duhora tujya imbere y'Imana turira gusa. Ariko nta gihe tujya imbere y'Imana tuyisekera tuvuga ngo mubyeyi uri umwami mwiza, uri umukunzi mwiza, uri imbaraga zacu, uri ibyiringiro byacu, ni wowe byirato byacu. Haleluya! Ibyo bintu ni ibintu Imana ikeneye. Ubwo nibwo busabane Imana ishaka, ni ukubaka ubucuti n'Imana tukayirata. Ubundi iyo ufite inshuti uyivuga ibigwi, urayirata, uyiratira n'abandi. Abajya bakora urukundo rw'abahungu n'abakobwa, aramurata, avuga ibyo amukundira, aramuririmbira, aramusekera, amukorera utuntu twose dushobora kumunezeza. Natwe rero tugomba gukorera Imana ibyerekana ko turi inshuti zayo. Niyo mpamvu tugomba kuyiramya, tukayiramya, tukayitegera amaboko, tukayibyinira. Ntabwo bisaba kuba uri mu rusengero, ni wawe mu cyumba wayibyinira, no muri sari wawe wayitegera amaboko, ukayibwira ngo uri mwiza Mana, ukayiramburira amaboko, ukayibwira ngo ho nkuye Mana, ngushimiye ko wantambukije, nkuramburiye amaboko, ikishima nayo ikavuga ngo ubwo umushimye nzongera gukorere n'ibindi. Nuvuga ngo ubucuti rero burakomeye munsi y'imperuka. Niyo mpamvu ibyo bidusaba umwanya, tugomba guha Imana umwanya, tukagira umwanya. Burya tugira umwanya w'akazi, tugira umwanya wo koga, tugira umwanya wo kurya, tugira umwanya wo kuryama, tugira umwanya wo gutembera, tugira umwanya. Ariko rimwe na rimwe hari igihe twibagirwa umwanya w'Imana. Ni byiza rero niba dushaka kubaka ubucuti n'Imana ko tugira umwanya tuyiha. Icya kabiri ni ukuba inshuti y'ibyanditswe byera. Muri iyi minsi y'imperuka dukeneye kuba inshuti y'ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana. Bibiliya iratubwira ngo hariya muri Zaburi 119:11 haravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagira ntagucumuraho. Niba muri wowe harimo ubusa, harimo vide, Satani azazana ibintu byose amenemo. Ariko niba huzuyemo ijambo ry'Imana agasanga haruzuye, ntazabona uko amenamo ibyo bibi bye byose. Yesu ageragezwa, ikintu cyamufashije kunesha niki? Yakoresheje ijambo ry'Imana. Satani yazaga ari musobone kwa kuri nababwiye nabi, ashaka kurisobanura uburyo butari bwo, akavuga akamubwira ngo handitswe gutya, ariko Yesu nawe akamubwira ngo handitswe gutya. Nuvuga ngo ibyo Satani yashaka kwijiza muri Yesu byaburaga aho bijya, ko yasangaga muri Yesu huzuyemo ijambo ry'Imana. Nuvuga ngo natwe muri iyi minsi y'imperuka nimureke tugirire umwanya ijambo ry'Imana. Wicara usome Bibiliya, ufate marikeri ugiraho usurinya, ugire uceho akarongo, ufate bike yawe, ushyiremo agapapuro ahantu hagufashije kandi ijambo ryagufashije. Wibuke kurisangiza abandi, wibuke kuryohereza inshuti zawe, wiruke kuribwira abandi, ubabwire ngo hari ijambo ryamfashije. Erega ijambo ni umutsima w'ubugingo Imana yaduhaye, ni umugati mwiza uruta uwo muri lagarete, ni umugati mwiza uryoshye kandi wavuye mu ijuru. Iryo jambo rero rigomba kudutunga muri iyi minsi y'imperuka, tukarirya tukarihaga. Imana ishimwe. Haleluya. Satani rero icyo agerageza gukora ni ukukubwira ngo bimeze gutya, kandi akoresheje ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu abajya gusambana babura ngo nugukunda nangu kiwe no gufata ku ngufu. Oya, mubwire ngo ku cyaha cy'ubusambanyi icyo ari cyo cyose. Ubwo Yesu yageze no bavuga ngo nureba umugore wa mugenzi akamwifuza aba yamaze gusambana. Nuvuga ngo rero mu gihe atangiye kukubwira rero ngo ibyaha ngo bikorerwa mu mubiri, Imana ireba mu mutima, abakubeshye. We ry'ijambo ry'Imana ujye umenya icyo ijambo ry'Imana rivuga, rikwereka ko ukiranuka ari we mukiranutsi, ukora ibyaha n'uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ijambo rya gatatu, ijambo rya mbere twabonye kubaka ubucuti n'Imana, kuba inshuti y'Imana, ibyanditswe byera ni irya kabiri. Irya gatatu ni ukuzura umwuka wera. Umukristo ushaka kunesha iminsi y'imperuka agomba kuzura umwuka wera. Icya mbere ni ukubatizwamo, icya kabiri ariko no guhora uwuzura. Mu Befeso 5:18 haravuga ngo ntimukanywe inzoga, ntimugasinda inzoga zirimo ubukubaganyi bwinshi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Iyi mwuzure umwuka wera ni imperatif, ni integeko, iradutegeka ngo mwuzure. Haleluya. Mwuzure umwuka wera. Iyo twuzuye umwuka wera, intekerezo zacu zirahinduka, mind yacu irahinduka, imitekerezo yacu, imyibwirire yacu, uko twibwira, uko twatekereza birahinduka. Iyo bihindutse rero n'imyifato yacu irahinduka, n'imikorere yacu igahinduka. Kubera iki?
imikorere yacu n'imyifato yacu iyoborwa n'imitekerereze. Iyo rero tuyobowe n'umwuka wera tuba turi abana b'Imana, kandi hari ingeso za kamere, hari imirimo ipfuye ipfa ikicwa n'iki rero? N'imbaraga z'umwuka wera. Kuzura umwuka wera rero murabizi neza ko biri mu imbaraga. Iyo wuzuye umwuka wera ni Imana ibikuzuye, n'ubuntu bw'Imana bubukuzuye. Iyo wuzuye umwuka wera uba ufite imbaraga zibasha gukora ibyo Imana igutegeka, Satani akabura umwanya, akabura uruhare muri wowe. Ni ukuvuga ngo rero nimuze twuzure umwuka wera. Murabyibuka Petero ku munsi mukuru wa Panekote yuzuye umwuka wera, yatangiye gushinja abayuda, arabwira ngo wa wundi Yesu mwishe mubambye niwe ukoze ibi, mugize mute mureba. Ngo arabwiriza yihana 3,000. Hanyuma tubona neza yuko yahawe imbaraga zidasanzwe, kuko yari yuzuye izindi mbaraga. Burya abantu benshi bakunda bakora ibintu bidasanzwe, hari izindi mbaraga ziba zibasunika, hari izindi mbaraga bakoresha. Niba uri umukristo rero nta zindi mbaraga ugomba gushakisha, shakisha imbaraga z'umwuka wera. Niba ushaka gukora ibidasanzwe uri umukristo, shakisha imbaraga z'umwuka wera, kuko abandi bafite izindi mbaraga bakonsirita, bafite izindi mbaraga bashakisha, ariko twebwe zo tuzakoresha. Niba ushaka gukorera Imana neza, niba ushaka gukiranuka, niba ushaka kugera ku bintu bitangaje cyangwa ibintu byiza, uzura umwuka wera. Kandi niba ushaka kunesha ibigeragezo, uzura umwuka wera. Tukiri hano mu isi tumeze nk'abafashe igihe mu ntambara, niko Yobu yabivuze. Ntabwo intambara n'ibigeragezo bizabura, ariko murebe Stefano uko yitwaye bamutera amabuye, ngo yuzuye umwuka wera, ngo ijuru ryarakingutse, ngo arangije aravuga ngo hari icyo mbonye, ngo arangije abarimo amugose baramubaza ngo ubonye iki? Aravuga ngo mbonye Yesu yicaye iburyo bw'Imana. Ngo bazabirana n'uburakari bamutera amabuye, ariko yari yuzuye umwuka wera. Nubwo yaterwaga amabuye, ngo aravuze ngo Data ubabarire kubwo batazi icyo bakora, ubabarire kubwe iki cyaha bakoze. Nta wundi muntu wabasha kubabarira, nta zindi mbaraga zabashisha umuntu kubabarira umuntu uri kugutera amabuye usibye kuba wuzuye umwuka wera. Icyo wakora, wakwiruka cyangwa watura amabuye nawe ukihagararaho. Ariko iyo wuzuye umwuka wera ubasha gusabira abakugirira nabi imbabazi, ukababarira. Izi ni imbaraga zidasanzwe. Yohana kugirwa cy'Ipatimo nawe yahuye n'iminsi y'imperuka, yahuye n'abarwanyaga Yesu, bantikristo b'icyo gihe baramurwanije, bageze ubu bamufungira ku kirwa cy'Ipatimo. Ipatimo nta bandi bantu bari bahari, hari inyamaswa, hari ibibazo, hari imbeho, hari ibisimba by'inkazi, inyamaswa zimwe ziryana. Ariko nubwo byari bimeze bityo, ngo ku munsi w'umwami, Imana ishimwe, ku munsi w'umwami, ngo yari yuzuye umwuka wera. Ngo narindi mu mwuka, niko abivuga ubwe. Narindi hehe? Narindi mu mwuka. Ari mu mwuka rero nibwo yumvishije ijwi ry'Imana, nibwo yumvishije ijwi rya Yesu, nibwo yumvishije ibikomeye by'Imana. Nibwo yahawe kwandika igitabo cy'ibyahishuwe, nibwo yabwiwe ibyo agiye gukora kubera ijwi ry'umwuka w'Imana, kuba yari yuzuye umwuka wera. Ibibazo yari afite ntabwo byabujije yuko akomeza gukorera Imana. Nitwuzura umwuka wera, ingorane n'ibigeragezo tunyuramo ntabwo bizatunesha, ahubwo tuzarushaho gusa na Yesu no kumukorera uko ashaka. Ubundi umwuka wera agereranywa n'umuriro. Afite ibintu byinshi bigereranywa nawe, amazi, inuma, amavuta n'ibindi murabizi. Ariko reka tuvuge ko umuriro umunota umwe. Umuriro murabizi neza yuko ari wo utuma turya, iyo dutetseho ibiryo bimera neza tukabirya. Ariko umuriro mu ishyamba, umuriro iyo uri mu ishyamba ririmo inyamaswa z'inkazi, hari uburyo ubigenza ucana umuriro. Uri mu ishyamba ry'inkazi, nta nyamaswa n'imwe ihegera, uramuka amahoro, ucana umuriro ukwiryamira, nta nyamaswa ikwegera. Kubera iki? Umuriro. Iyo rero umuntu afite umwuka wera ugereranywa n'umuriro, nubwo turi mu gihe cy'ibyaha byinshi, nubwo tugoswe n'amakuba menshi, ntacyo abuzuye umwuka wera w'Imana, ibyo byaha n'ibigeragezo n'ibyago bizabatwara. Nk'uko Yohana ku kirwa cya Patimo inyamaswa zitagira icyo zimutwara, nk'uko urupfu rutagira icyo rumutwara, natwe ntacyo tuzaba, ahubwo tuzakomeza guhamya Imana no gukorera Imana. Icya kane cyadufasha mu minsi y'imperuka gutambukamo neza ni ukurinda ibyo kwizerwa. Paulo ni umuhamya mwiza wo kurinda ibyo kwizerwa. Mu rwandiko yandikiye Timoteyo rwa 2 ibice 7, aravuga ngo ahere ku murongo wa 6, aravuga ngo narwanye intambara nziza,
narinze ibyo kugira gute, ibyo kwizera. Ni ukuvuga ngo Pawulo yarazi agaciro k'ibyo yakiriye muri we. Icyo yakiriye ni Yesu. Yakiriye Yesu, kandi Yesu ni Imana. Kandi agakiza yakiriye muri we ni imbaraga zidasanzwe. Nubwo yabanje kurwanya Yesu, ariko amaze kumwakira, amaze kumwizera, yaravuze ngo narabirinze ibyo byo kwizera. Muri uko kwakira Yesu rero harimo ubugingo buhoraho, harimo kuzabana n'Imana, harimo kuzaba abatware n'ibikomangoma mu bwami bwa Kristo, harimo kuzabana n'Imana, harimo kutazapfa iteka, tukazabaho iteka mu bugingo buhoraho, hariho ibyiringiro n'amahoro atangwa n'agakiza. Ibyo bintu rero twizera birimo umuzuko, birimo kugaruka kwa Yesu no kuzabana n'Imana, tugomba kubirinda. Tutarakizwa imitima yacu harimo ibindi bintu. Tumaze gukizwa hinjiyemo ikintu cyitwa ibyiringiro. Ibyiringiro byacu rero ni ukuboneka kwa Yesu akatujyana mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Ibyo byiringiro rero tubifite ngo tubitse ngo mu nzabya zibumba. Nubwo rero bimeze gutyo, tugomba kubirinda, tukabirindisha umwuka wera utubamo. Imana ishimwe. Nuvuga ngo rero tugomba kurwana intambara nziza yo kwizera, tukarinda ibyo kwizera. Niba ufite kurinda ibyo wizera, uzagira no kwihangana. Kwihangana ni ikintu gikomeye cyane, gishoboza umukristo gutambuka ahantu aho ari hose. Bazagutuka wihangane, bazakuvuga wihangane, uzasonza wihangane, bazakugerageza wihangane, hanyuma urwanirire ibyo kwizera ubihagarareho. Ni byiza rero ko turwanirira ibyo kwizera tukabikomeza, kuko iminsi y'imperuka icyo ishaka ni ukudukuramo iby'Imana yadushyizemo, agakiza k'Imana, ijambo ry'Imana rikatuvamo. Icya gatanu tugomba gukora kugira ngo dutsinde iminsi y'imperuka ni uguhora wisuzuma. Guhora wisuzuma ni ikintu gikomeye cyane. Hariya mu Bakorinto ba mbere ibice 11 umurongo wa 31 haratubwira ngo ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'iki n'urubanza. Imana ishimwe. Kwisuzuma mu yandi magambo ni ukwirebamo wowe, ukireba. Mu minsi y'imperuka, kubera ko abantu benshi baba barabaye babi, abantu bifata uko batari, bavuga Imana ariko bakara imbaraga zako, usanga umuntu avuga ati rwose narinzi ko abarokore bakijijwe ariko byarantunguye, narinzi yuko aba naba batakora ibyaha ariko nabonye babikora birantangaza. Noneho tugahora tureba abandi, gahora uvuga ngo bariya ntibakizwa, uriya yaraguye. Ariko umva icyo Bibiliya itubwiye, twisuzume, twirebemo. Noneho intoki twatungaga abandi natwe tuzigire dute, tuziyerekezeho. Uvuge ngo jewe mpagaze ntimbere y'Imana, wirondore. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo undondore umenye. N'umwanditsi wa Zaburi arayivuga, ayi Imana ndondore umenye, kugira ngo ntifate uko ntari. Nuvuga ngo dukeneye umwuka w'Imana kugira ngo aturondore, twirondoze imbere y'Imana, tuyibwire ngo Mana ndeba, unyihishurire ukonde. Ariko nawe uba wiyizi. Kora rero icyo twise kwirebamo, wisubiremo. Ni wisubiramo ukihagararaho, uvuga ngo nanjye ngiye gukizwa ubwanjye, nanjye ngakizwa, nuriya agakizwa, tuzakizwa twese. Nuvuga ngo rero twisubiremo, twisuzume, twirebe uko duhagaze, two gutunga intoki abandi, ahubwo turebe uko duhagaze. Kandi iyo wisubiyemo ukireba, hari ikintu ukora, urihana, ugira kwihana. Nimuze rero twirebemo, twisubiremo, noneho tumenye uko duhagaze kugira ngo tudacirwaho iteka, hanyuma twihane. Mwibuke wa mwana w'ikirara hariya muri Luka 15 ngo amaze gushoberwa ngo yisubiyemo, ngo aribwira ati mu rugo kwa data bararya bagasigaza, ariko nubwo nacumuye. Kubwo kwisubiramo yahise amenya ko yagize ate, yacumuye. Nubwo nacumuye ndagiye nsabe data no kuba umwana mbumugaragu, kuko nabo bararya bagasigaza. Afata icyemezo, asubira kwa se nubwo yahemutse. Kubera iki? Yarabonye umwanya wo kwisubiramo. Hari igihe rero abantu bahora barangaye ntiyisubiremo, agahora areba ibyaha by'abandi akiyibagirwa ubwe. Natwe rero ntabwo turi abamarayika, jya wisubiramo. Ni wisubiramo rero bizagufasha. Kandi kwihana biroroshye, ni ukubwira Imana ngo mbabarira biriya bintu nagenderagamo ndabiritse. Kandi impamvu tugomba kwihana nuko Imana ari urukundo. Niba dukunda Imana, tugomba kwisubiramo, tukamenya ngo nidusanga icyaha kiturimo tukakihana, Imana irahita igira ite, ikitubabarira, turahita tuba bashya.
muri ubu buzima rero turimo bw'iminsi y'imperuka tugomba gutunga imitima yisubiramo, yirebamo, tukagerageza gukoresha uburyo bwose, twireba tukamenya uko duhagaze, tugasaba n'umwuka wera akaturondora kugira ngo tutifata uko tutari. Icya gatandatu ni ugutunga ubwenge bw'Imana. Murabizi ko ubwenge ari ubwangombwa. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose tugomba kukigiramo ubwenge kuko turi mu minsi y'imperuka. Bibiliya iratubwira mu Befeso ibice 5:15 ngo nuko mwirinde kandi uko mugenda mutagenda nk'abatagira iki ubwenge, tugomba kugenda nk'abafite ubwenge. Kandi Yakobo waravuga hariya mu gice cya 5 ngo ubuze ubwenge busabe Imana kuko ibutanga itagira itishama itabwimana. Ni ukuvuga ngo rero kandi tugomba kubusaba rwose. Yakobo akomeza avuga mu bice 3:17 akavuga ngo ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye bwemera kugirwa inama, akavuga ubwiza bwabo. Dukwiye gusaba ubwenge buvuye mu ijuru kuko muri iki gihe nutagira ubwenge uzagwa mu mworera. Ariko nubwo twakuzura umwuka wera two gushyira hirya ubwenge bw'Imana, dusaba Imana duha ubwenge. Ubwenge rero tubona bwaragiye bushoboza batubanjirije, tuzamenya guhitamo. Salomo bwamubashije kumenya guhitamo, buzadufasha kubaho twicisha bugufi, kuko usanga abantu kubwo kubura ubwenge yikakaza kandi ntiyigire kuwamubanjirije ngo abone ngo naka yigize igihangange, ejo bundi ibyo birarangira nawe ukikakaza, ugasanga umuntu arikakaje. Ariko nagira mugure nitugira ubwenge tuzicisha bugufi, ntituzibona, ahubwo tuzavuga ngo kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Tuzagenda twiyoroheje, tuzagenda tuvuga ngo ibyo duhakoze byose Imana niyo yabidushoboje, n'ibyo dutunze burya Imana niyo iduha kubitunga, kubera ko iyo umwuka w'umuntu umuvuyemo ibyo rafite bibi by'abandi. Ni ukuvuga ngo ari diplome ufite, ari permis de conduire ufite, ari kamoto tutunze, ari imodoka, ari inzu, ari abana, ari umugabo, ari umugore, ikintu cyose ufite cyitwa icyayo kuko umwuka kikurimo. Jya wicisha bugufi rero munsi y'ukuboko kw'Imana ikomeye kugira ngo ubashe gukomeza kuyikiranukira no kugira ngo ukomeze kugirire neza. Nagira mbabwire ngo ni byiza ko tugira ubu bwenge kandi tukamenya no gukoresha igihe neza, kubera ko iminsi irihuta cyane kandi n'iminsi mibi. Tukamenya no gukoresha igihe cyacu neza kuko iminsi dusigaranye ntituba tuzi ko ingana. Niyo mpamvu iminsi dufite yose tujye tubuhamyamo Yesu kandi twera imbuto dukiranuke. Kwera imbuto nicyo cyanyuma ashaka kububwira. Umukristo mwiza aharanira kwera imbuto. Ushaka kunesha iminsi mibi yibikaho imbuto nziza. Dore ko Bibiliya ivuga ngo hari imbuto z'umwuka, kandi Yesu ubwo yaravuze ngo tuzamenyera ku mbuto bagize bate bera. Imana ishimwe rero kubw'ibi bintu 7 icyanyuma sorejeho no kugira imbuto. Umukristo utera imbuto ntabwo yabasha gutambuka iminsi y'imperuka. Iminsi y'imperuka izahita imumira. Gerageza rero wihatire kwera imbuto muri iki gihe nubwo bigoye kuzera. Ariko Yesu mwibuka ko yavumye cya giti cy'umutini ngo yashakiyeho imbuto, ngo nubwo kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Ariko umukristo bivuze ngo igihe cyari cyo cyose nta rwitwazo, nta kuvuga ngo ni muri corona, nta kuvuga ngo dore insengero zarafunzwe ngo yikorere ibyo ushaka, dore nta muntu ndeba, dore hari ibibazo, dore abana baraburaye. Oya, era imbuto igihe cyari cyo cyose. Era imbuto bizagushoboza kuzagira mu bwami bw'Imana kuko ibihiga abagenzi ari byinshi. Ndagira ngo dusenge Imana dusoza, ariko mu gusoza nkubwire ngo nubwo iminsi y'imperuka igoye kuyibamo, ariko birashoboka ko twayibamo tudatsinzwe n'ibyaha, kuko Imana yatanze uburyo bwinshi bwafasha bera kuyinyuramo kandi bakiranuka. Ubwo buryo tumaze kubikubwira, hari n'ubundi bwinshi ntabwo naburangije bwose, ariko nagira ngo mbwire ngo ugerageze ubeho mu buryo bwiza, ubeho mu buzima busenga, ubeho mu buzima bwo kubaka ubucuti n'Imana, ubeho mu buzima bwo kuzura umwuka wera, ubeho mu buzima bwo kubana n'ibyanditswe byera, urinde ibyo wizera, wo gusebya Yesu, kandi ujye uhora wisuzuma urebe niba ugihagaze mu nk'uko Imana ibishaka, kandi utunge ubwenge kandi wera imbuto. Imana izagushoboza, uzagera mu ijuru amahoro. Imana ihabwe icyubahiro. Shaka rero ko wabaho ufite ibyo ngibyo byose kugira ngo uneshe
kandi Imana ikuyobore, Imana igufashe, kandi Yesu aguha umugisha kugira ngo tuzagere mu bwami bwo mu ijuru amahoro. Kandi nimuhumure, uwaduhamagaye azatuneshereza, kuko yatangiye umurimo mwiza muri twe izanawurangiza, izawusohoza. Nimuhumure, icyacu ni ukumwizera no kumuhanga amaso no kuguma muri we, byose birashoboka. Reka rero dusoze dusenga Imana. Ndagira ngo rero we mwene data mushiki wanjye tumaze gusangira ijambo ry'Imana, ndagira ngo urebe neza niba muri no minsi utarangaye. Niba hari ibintu byari byarakurangaje, wongere ugaruke, wongere urebe ibihe byawe byo gusenga uko bihagaze, urebe ubucuti bwawe n'Imana, niba network yawe itaracitse, niba umubano wawe n'Imana utarasenyutse, urebe neza niba ntaho wabuze ubwenge, urebe niba ukera imbuto, urebe kwihangana kwawe muri no minsi ya none, urebe niba ukisuzuma uticaye ku musozi wo guca imanza, kandi mbigutse ko Yesu atemera guca imanza. Hanyuma uhindukire, wihane, ubwira Imana ngo Mana ngirira neza, ndashaka kuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Reka dusengane Imana, kandi nawe utarihana wihane, wakire Yesu akubera umwami n'umukiza, ukomeze utangire urugendo, kuko mu ijuru baradutegereje, hari indi si nziza tuzabamo. Kandi biravuga ngo iyo abanyabwenge bamenye ibi, bakwitaye ku iherezo ryabo. Wite ku iherezo ryawe, kandi Yesu aragukunda. Reka dusenga Imana. Mana yera, mu izina rya Yesu turagushimye kuba ijambo rye twumvishije. Tubonye ko turi mu bihe bibi, mu minsi y'imperuka, ariko igihe cyose abantu bagomba kugira uko bakitwaramo. Duhe rero kugira uburyo twitwaramo, duhe gutwara izi ntwaro zose zawe, intwaro z'Imana, tubashe kunesha mu minsi mibi. Duhe kugira ibihe byiza nawe, twubaka ubucuti bwiza bukomeye nawe. Turagusabye kugira ngo ibihe byacu byo gusenga ubyongere, turasabye kugira ngo duhe kuba inshuti y'ijambo ryawe, dukunde ijambo ryawe, turirye, turyuze, turyibwire. Mwami, umuntu wagiye kure utagisoma ijambo ryawe umubabarire, umuntu utagifite ibihe byo gusenga ubimugarurire Mwami. Abo Satani yariganije ubagarure ibihe byabo, bigarure Mwami, bigarure, ubahembure, ubagirire neza. Abatakaje kwizera ubagarure kwizera, abatakirwana intambara nziza yo kwizera uhe kuyirwana, ababuze ubwenge ububahe, abakeneye imbaraga z'umwuka wera uzibahe, wongere wuzuze umwuka wera abantu bawe, ubagirire neza mu izina ryawe Yesu. Abateraga imbuto ubabareba zere, kandi ubabareho beza zitarizo, ubagirire neza. Urakoze kuri Imana ikiranuka, uri Imana igira neza, uri umunyembabazi, kandi tugushimiye ko ukicaye ku ntebe y'imbabazi, utarajya ku ntebe y'urubanza. Ukicaye ku ntebe y'imbabazi rero ubabarira buri wese, kandi umuhe gufata icyemezo gihamye cyo guhindura uko yabagaho, abeho mu buryo bunesha, mu buryo butunganiye Imana, kandi atunganira Imana ubudasiba. Urakoze rero kubabariye, kandi utanze imbaraga nshya. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha muri byose, amen.